nongeye kugushima mana wowe kandi mana mweretse ibiri imbere yacu. Haleluya. Mweretse ibiri imbere yacu mana turagusabye turakwishima. Soma inzoga utaza yagiye nta nzoga yagiye na oya zara mwereke oya uretse akira sha utazabimbwa. Haleluya. Amen. Tugiye kwakira rero umuyobozi wacu atugezeho indirimbo hanyuma ubundi dukomeze. Ni karibu umuyobozi. Azabazana Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana. Azabazana Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana. Yesu ashimwe. Mwebwe mwana nibuze. Mumeze mutese? Tumeze neza. Zamarira rwose ndabona mumeze neza murishimye pe. Mumeze mutese wa Kristo? Tumeze neza. Turahagaze. Muraho. Yego. Mama pastor se nagaraza kubasuhuza. Nagarashika ubwo biturimo twabaye twishi umunsi iri kuva kuri paruwasi aza tukadufasha amateraniro y'uyu munsi twe twamusabye yuko yaza ariko mu gihe atari yaza nabwo nta kibazo twaba turi mu byacu tukaba dusenga Imana tukaba twicuza ibyaha mbese akaza agasanga turi mu mavuta turi no mu mwuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Barangaye kandi bari hano barangaye maze iminsi rero mu masengesho tumaze iminsi dukora harimo iyerekwa nagize iyerekwa harimo abantu twapanze kwiriza icyumweru cyose harimo abantu sibye no kunywa no kurya bagerekaho n'ubusinzi barimo umwuka yarabanyeretse harimo abantu bafite ingeso mbi batangiye gushurashura barimo hano ariko umwami Yesu abagenderere bigende neza bisubireho umwami Yesu ababarire mbere yuko dutangira amasengesho y'umugoroba wo kuwa gatanu mureke duhamagare umuvandimwe amanze atwegereze Uwiteka nyakubahwa haguruka turagize Imana kugira ngo twese tugendere hamwe udusabire. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kumva na murari mufite. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Burundu. Mutuze imitima mbasengere twiragize Imana yatumye duhurira hano muri aya mashengesho ubu Yesu waduhuje. Sibyo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na murari mufitera. Mutuze imitima mbasengere. Mana nziza Mana ikomeye Shimwe Mana nongeye kugushima no kuguhimbaza achuponi kalita Mana nongeye kugushima Mana wowe kandi Mana mweretse ibiri imbere yacu. Haleluya. Mweretse ibiri imbere yacu Mana turagusabye turakwishima cyane ngubizemo ubidushyirira imbere uducira inzira Mana. Nibyo Mana. Mana ndabona muno Mana ndi kubona harimo abasinzi bameze nabi cyane kandi Mana nge ndi kureba imbere yacu nkasanga ndi kureba imbere yacu nkabona harimo abantu bafite puridasi kandi Mana ndabizi ko imbere yacu harimo abasinzi. Haleluya. Ariko Mana igira neza turagusabye ngo ubabarire ufite icyaha cyose Mana gishira imbere ye Kwakinera Yesu kandi Mana turakwiragije kubera ko twaje Mana imbere yawe turakwinginze Mana turabona urubyiruko urusinzi rwaratubasi. Haleluya. 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 Amen. Mana ubusinzi butumereye nabi ubusambanyi mubuzane mwihane Mana kandi kira neza rwose turakwiragije Mana kuri mugoroba twahuriye muri aya mashengesho urabona ko tumazemo iminsi 5 tutarya. Yego Mana tumaze iminsi 5 tutarya. Yego turabinginze rwose Mana turakwinginze manuka uve mu ijuru wikubita imbere yacu cyane Mana uze wikubita imbere yacu twiyereke. Mana rero
turatuje mana nutuza ariko mana ndikomeza nkareba imbere yacu abantu bafite ibyaha byinshi mu izina rya Yesu. nanjye uko mundebera hakadawa kamere nabi ariko ndakihamya kakadawa kamere nabi ndasabye mana ngo mbabarire ariko mana turatuje mana abantu bari hano bafilime imyuka mibi urakure n'imyuka mibi turatuje mana turatuje mana sabye kuza imbere yacu mana ukadukorera agashya mana toka satani mu izina rya Yesu mana rero uwo mana ukora ibitangaza mana turagusabye rwose mana ugarukubane natwe mu izina rya Yesu mana turakwinginze mana ugarukubane natwe mana muri uyu mugoroba turashoje mana umanukubane natwe uri umukozi w'igitangaza udufashiriza no muntu amere neza kandi tugusabye twizeye yuko araza kumera neza mu izina rya Yesu Amen. nari nicaye nongere ngaruze umukozi wacu mwamini adushyitseho ijambo ry'Imana atubwire umuntu ugomba kuridushyitsaho nge naje nakererewe ariko niba ari koze umuvandimwe kudusengera mureke rero turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga mufate ibira zanyu mujye kwa Mateso ibice 32 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. nuko uhoraho areba aba YouTubers arababwira ati mwese uzi yuko yaguze telefone ya Itunge Gaceze bakaba baramuhaye megabyte 1000 ku munsi ntajye kuri YouTube ngo asacinge Mateso akore subscribe anasharinge nuko azabona ishyano. Ku cyo cya gatatu cyo hasi nuko abwira n'aba TikTok ndetse n'aba Instagram ati mwese mujye kwa Mateso Empire maze mukore subscribe uhoraho azabagororera. Mwakeye neza ijambo ry'Imana. Ushimire data wa twese yangikishije iby'urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Kandi iyo nyange nkamushavuza nareka kumukunda nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nakwiriye. Haleluya. Amena. Ikibazo pasiteri anyweye inzoga. Ikibazo indumwe inzoga. Yesu yatubuye fata Indumwe y'inzoga. Yesu yatubuye fata indumwe y'inzoga. Yesu yatubuye Kina nzoga na nkweye. Pasiteri anyweye inzoga. Kata kachina na Yesu. Yaravuze ngo oya ni indumwe y'inzoga. Kata kachina na Yesu. Amazi abihindura divayi. Pasiteri anyweye inzoga we. aha ko ndeba se hajemo abanywa nzoga mwicare mwicare gatoya turabona ibintu byacu bijemo abasinzi nk'uko twasengaga ariko umwuka wera atugenderane abangaba abakuremo imyuka mibi barimo ubusinzi. Haleluya. Amina. Haleluya. Asinga mu izina rya Yesu. Nishimiye ko data wa twese. Ngo wishimiye ko Yesu agira ute? Wishimiye iki sha? Sasa twari turi kumwe kwa barumani wewe. Sasa twari turi kumwe araragura kwa barumani wewe. Dasha soma inzoga
utaza yagiye nta nzoga yagiye na oya zara nkwereke oya urese wagiye ashaka utazabimbwa soma